mwana n'inzigo Munda we. Umwana wanyu yararuzwe. Nzakubikira ibanga. Barashaka umuvuzi umuvura kandi uwo muvuzi nta wundi ni wowe. Yego. Ko ntigeze mba umupfumu nabera ibyo nzabishobora. Papa. Uzi ko ubanza hari ikindi kintu mumpisha ku buzima bwanjye mudashaka kumbwira. Mana nyagasani. Ko ari wowe urengera abantu koko wamba bari ukadukura aha hantu koko muri iki gihuru koko. Nyagasani we. Mana we. Emery. Devo. Karama. Nyagura. Awe. Arakangutse. Yo. Mwana ushimwe. Umwana wanjye ari humura uzamubona. Umwana wanjye ari humura ye. Humura uzamubona. Umwana wanjye duhuye ntiyamenya. None se Mary, nta n'akamenyetso na gato wamwibukiraho? Ubuse ko yakuze ntago nakibona. No mu isura ntacyo. Ni ikibibi cyari mu mugongo. Aho kereka atambaye hejuru. None se Mary, rwose yari mwiza. No mu isura ntacyo utekereza wibuka? Sha yari mwiza cyane. Yari mwiza ukamusigira inyamaswa zo muri ishyamba. Koko uri hehe? Mwana wanjye uri hehe? Uri Emery, jya mikino yawe y'ubugoryi nayihaza. Haguruka dutahe cyangwa umwana ngo usige mu ishyamba. Reka nige. Iyo mikino yawe y'ubugoryi nayihaza. Devo, ngaho ndinda. Muraho Devo. Muraho. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Namahoro. Namahoro. Yewe ni mwicare. Murakoze. Kanange ndimo ndatunganya tuno tubuto. Nabonye akavura kaguye. Imvura yaguye. Ushaka guhinga. Umeze mute siriya? Turaho. Mubedi rero ikintu kinzanye hano. Nturuzure mwishywa Emery. Ndamubona. Afite ubugoryi bwo kuvuga ngo umuntu w'amamutore umwana yaramuroze. None rero akaba ashaka umuntu umuvura. Ndashaka ko wigira umupfumu tukamurya amafaranga kuko nubundi byo bapfubiribwa n'abapfumu. Ego ko ntigeze mba umupfumu nabera ibyo nzabishobora. Reka ubuzanga wana twirira amafaranga twebwe. Genza akwereka uko tuzabigenza. Ugende wahira imiti ya feke, ugende umuhe. Hanyuma umubeshye ko azabyara.
urabyizeye ko atazamenya atazankeka? ntabwo azakumenya agiye nzakwereka uko azabigenza. Ata reka tuyarye n'ubundi imbuto yanjye yambanye nkeya, intabire zanjye zari zigiye guheraho, ahubwo gira vuba. Sawa rero umugambi ni uwo, reka ngende ubwo naho nyaruka. Ni wowe uhari wenyine? Uje uzi ko basanga hano se nta telefone ugira? Ntacyo ariko ndahagusanze da. Ariko ni byiza ko duhura agiye nawe twenyine kuko nagushaka, hari icyo nashaka kukubaza. Ntacyo mbaza ndagusubiza. Ariko umbwiza ukuri Ode, mu buzima busanzwe njye sinjya mbeshya. Niko wabyaranye na musaza wawe? Ese maye niyo mpamvu mbona undeba nabi utekereza ko ndi mukeba wawe? Ubwo se ukemuye iki? Irigugura aho ngaho uri ku kibazo cy'umwana wacu Olivier. None yego nyine. Umva ayo nta mabanga yanjye na Paul. Ikindi kandi uri umugore we, niba ushaka kumenya nyine uzabimwibarize. Ariko de iyo urebye ukareba na Olivier ubona umurusha imyaka ingahe? Mu myaka yawe wowe wumva wabyara Olivier? Umva rero nkubwire, ngiye kukubwiza ukuri, ariko tubanze twumvikane. Ntuzamvemo, Paul ntazigere na rimwe amenya ko nabikubwiye, ntibizagucike. Ni ukuri kw'Imana pe, ndagacikira ijosi sinzabivuga. Bwabanza nzanira amazi yo kunywa. Olivier nabavuze? Bikomere mama. Nabavuze hehe? Warisanga nta muntu uhari se? Oya nahasanze mukaso wenyine. Nuko nyine. Papa se nawe ntawe uhari? Ntawe uhari na. Ihanganisha Eric. Shase Marke. Kimba basikiye. Nuko nta namwitse no mu rugo byibuza. Aba yaraje akanyira ku mwana. Iyo mbimenye yari ijambo. Nuko yaje itinze. Nase Marke. Kuzi ko tuvindimwe. Nk'ubu umwana wanjye aramutse ahuye no warumva hacu. Oya rwose Eric. Ibyo byikuremo nibigutesha umutwe. Ibyo bizajya bigutera stress bituma udakora akazi neza. Marke, ngiye guhaguruka nshakisha umwana wanjye. Please ndakwinjiza uzabifashamo. Eric, ndakumva. uri girlfriend. Kandi ndakubaha. Sinzigera ntuma amaraso yawe yandagara ku musozi. Mpari. Kandi ndabigusezeranisha. Ahubwo hari ikibazo mfite. Waba uzi neza ko yaba yarabyaye? Dore ko hari n'igihe abakobwa bageraho bagakuramo izo nda. Kuba yarabyaye byo ndabizi yarabyaye. Ahubwo icyo ntazi nuko ashobora kuba yarabyaye umuhungu cyangwa se umukobwa. Ariko kuba yarabyaye byo ndabizi ko yabyaye. Ninde waba warabikubwiye se? Hari umukozi wo mu rugo iwe wahakoraga yampaye amakuru ko yabyaye. Ahubwo se buriya
ntabwo nazamushaka akambwira amakuru byimbitse. Umukozi wo mu rugo si ubwo n'iki cyaba cyaratumye akurikira amakuru y'uwo mukobwa? Mare, reka tujye mu kazi, ndi kubona twakishe. Emery, uzi ko bene wanyu baducunze? Yesu we, ndafashwe. Ubu ndavuga ko naje nakugira nti. Ariko se ubundi wabasize mu rugo? Nahoze numva kare Olivier abwira se ngo nahamagare nyina bamuherekeze mu butumwa bw'akazi. Ntabwo nari nzi ko ari inaha. Maze dore bari guterurana. Twiruka ahubwo batarakwitera barakoma. cyane. Ariko hano hari abantu. Kubera iki? None si ibyatsi biryamye gutyo no bitari byicayeho abantu. Ubundi se ntiduhuye n'abana bikoreye imifuka. Nibyo wasanga aribo baharuhukiye. Eba abana koko hari yarugo. Wasanga Ejira nari nayibonye ko hari buza abantu kabipfa ubusa. Ejira muraho mwinjire. Oya nta muntu ujya nkora utusanyitira umuti. Mwicarira mbaze mbazingure. Ndabona ukamaze mbakiza imizimu y'ikiraki. Ngaho bakobwa muragezwa n'iki hano kwa bifubusa? Mumbwire. Dufite ikibazo ababyeyi. Ororo byaro. Uti ikibazo? Mfite ikibazo gikomeye. Nabuze urubyaro. Wabuze urubyaro? Ibyo ngibyo ni nk'ubugiro. Ni nk'ubugiro, reka mpamagara ababyeyi baze bakuhangamure rwose. Niko. Kaza murebe. Uyu mugore bakwita nde? Mukamana Emeline. Iryo Emeline sindishaka, nta Emeline. Oya, Mukamana. Ntukaneza abazimu b'abazungu batazaza kunzungura. Umugabo wawe yitwa nde muko? Yitwa Habintwari Jean Paul. Habintwari Jean Paul. Oya, ubwo Jean Paul hano ntirakora. Ntuzongera kuzana iyo mizimu y'abazungu hano. Urumva? Ubwo ni Habimana akagenda akabonana na Emeline ijoro. Habimana akabyara. Emeline akabyara, Habimana nawe agahemba umugore we. Ko njye wabyanga. Ndabona byanga muko. N'igiti kizitira ibintu bikiri mu rugo iwawe mbona cyabiki. Mbwira vuba. Ni igiki se mubyeyi? Ndabona iwawe ndahabona inzigo. Inzigo? Muri bangahe? Mfite umugabo umwe. Muri babiri mu rugo? Hari n'umwana. Ndabibona hari ugiye kumbeshya. Hari umwana w'umuhungu namubonye. Uyu mwana w'umuhungu. Uyu muhungu ndamubona ntushobora kubyara yarakuze. Urumva mukobwa we? Murumva? Ese ubundi uyu nguyu ko nda niko sha. Nawe rego uragenda ngo haye imiti. Ndayiguha cyangwa. Umva. Yari yamperekeje. Yari yaguherekeje. Uyu mwana w'umugore umva sohoka musohote gatoya. Sohoka. Sohoka vuba. Va mugore we. Rero ngiye kuguhereza umuti. Umuti urawushyira mu gitoki, urabyumva? Ndabyumva. Undi kandi uzajya unyanyagiza mu cyumba araramo. Urumva?
hanyuma rero ugomba kuzanira amafaranga, ugomba kumpa amafaranga, urumva mugore we, wayazanye cyane arufite uzayazana. Ubundi nta muntu najyaga apfa kwizera, murarushya. Uzazanira amafaranga 300,000, urumva? Ibyo ngibyo ndabikora vuba kandi ntugire ikibazo. Nutayazana ejo bundi kare mu gitondo, urumva? Nzakwambika ibara rubanda rukubone, uzangara wamba busa ku musozi, uzafuturike. Ngaho genda ihute kandi. ihute rumatereza, ihute abandi bintu. mbega umupfumu uteye ubwoba. Uriya mupfumu uzi ukuntu ari umuhanga. Mbega umupfumu uteye ubwoba. Wumvise ukuntu uriya mupfumu ari umuhanga, akubwira ibintu bye byose nta n'icyo uramubwira, gusa ariko ateye ubwoba. Ateze uzi ukuntu yambwiye ngo nintamuha amafaranga ye ngo niba ngo nzaturika nambaye ubusa, ngo nzapfa nturitse kandi nzatoriswa nambaye ubusa. Uriya yaguturitsa nta n'imikino agira. Uriya uramuzi wowe? Umva ahubwo no kwitonda niba nta nayo ufite no kugenda ukayashaka byihuse. Ngo ndibipfubusa ariko abagore barasaze rwose, amafaranga ndayariye kabisa. Genda ndaguhamisha kabisa. Shabana we nawe yose nigeze nanaraguraho ukagira imfura we. Shabana nanjye iby'abapfuirwa n'abapfu.